nta kibazo kibirimo natwe turakundana. Murakundana. Bayibonye. Niki kibigaragaza? Akosubwo niki utabona rya nakana wandeba ariko. Nge fiteto. Ariko se ari wowe n'uyu mugore n'indi umugabo ni? Ase kuri kutwinjira bro. Genda gake. Ibintu byo kutwinjira ntabwo ari byo shu. Umugore n'indi umugabo n'indi. Kubera iki? Wowe uri mu rugo rwacu. None se muzambara amapantaro, muri mwe ntituzambara ipantaro ndakambara ikanzu. Twabikwina. Tuzambara amakanzu twese cyangwa amapantaro twese. Tuzambara amakoma ariko. Hari ikintu cyambere nya nibaza. Iki yabibaza Stone. Muba mwumva mu nzira nta kibazo bibateye. Inzira zikize kiduteye ikize. Hari waduhitiyemo. Nawe warufite iniga zihitamo kwisungana Galaxy kandi. Je nari narabivuyemo bro, narabuze undi nahitamo. Kwihitiramo Galaxy. Haje urukundo sukeneye. Haje umukobwa ukoma. Akumva n'izina rye. Galaxy bro. Isanzura. Urakoma? Hejuru. Yes, reka mbanze basuze rero bakunzi ba Iris TV nongera kubasuza suza diaspora mu bihugu bitandukanye ndetse nsuhuza n'abanyarwanda ati mbese mwiriwe. Uwo mugiye kubana mu kiganiro cyangwa se musanze mu kiganiro ni Baby Sone umuhungu w'abanyarwanda, umuhungu w'abantu ndetse n'Imana. Reka hano imbere yanjye muramuzi ni MC Galaxy n'umukunzi we uri buzane ko tubwira izina rye, umwe mu ba MC cyangwa se umwe mu banyamakuru hano mu Rwanda, umwe mu bantu bari muri team navuga ko yaba MC b'abakobwa harimo abapendo ndetse n'abandi bantu bagiye batandukanye. Reka mbanze mu hikaze. Welcome kuri Iris TV. Yeah, thank you so much. Thank you. Baby Stone. Yeah, thank you a lot. Akoro ndabona duheruka inkuru ivuga ni bavuga nti umuntu sha umuntu nyizanye cyane none wabibonye murebe neza uhagaze neza meze ukuntu nyine tu reba neza reba ntukoreho mwibarize yarakuze si wakuzera yarakuze MC Galaxy mura cyangwa yagutoya navuga ngo ariko ako kantu kuba gutora ngenda atoragura kubera iki ndinde wo gutoragura mpitamo bro mpitamo nahize w'inana wayiboye bro ni inana ntabwo ari icyana. Izina ryawe ni? Ni igisubizo. Answer bro. Warasubije? Answer. Wayiboye asubana Galaxy atazaguca inyuma ko yari asanzwe akunda udukobwa twishe. Ntago yabinkora nawe arabizi. Muri mu rukundo? Byanyabyo atari n'ibihura. Ngo turi mu ruki ntabwo turi mu rukundo tururimo cyane. Yeah. Kuki wahisemo umwana di? Uyu mwana se wamubonye. Cyangwa wabonye babagenzi bawe bavuga ati cyana. Oya man, uyu mwana afite byose. Wamubonye? Kuri wowe. Afite byose. Kandi uramukunda. Afite inzobe nk'iya mama wanjye. Yewe gawe. Mana we. Agafite inzobe nk'iya Zuwena. Zuwena ndabona murushaho gake. Arushaho Zuwena gake. Baramuzi Queen Zuwena. Baramuzi ariko yo wanje nyine kuko ari na MC Galaxy. No mu MC adafite nakunda. Byose afite ndabikunda. Galaxy ari umunyamakuru no mu MC kuba mwarakundanye. Ngomba kumukunda uko nawe yamisemo. Ibi bintu mumubona wenda nta ngaruka bibagiraho byo kumva ko umukobwa akundana n'umukobwa mugenzi we ari umusheri umushushu. Mushusho ikisi kutabajije se ntabwo mvuze kutabajije impamvu bakundana. Inde nande ntabwo mvuze akumenya barahari bande na bandeze ase kuki mujya muhisha ibintu menya ko bahari kutababujije ubo kutabajije impamvu bakundana kaza nta kibazo kibirimo natwe turakundana. Murakundana. Bayibonye. Niki kibigaragaza? Akosubwo niki utabona rya nakana wandeba ariko. Ugati hayi. Ariko nayi. Ubundi tuvugire ko hahiye. Hahiye rwose. MC Galaxy Vs. Answer. Aza Galaxy unago wona umwana kuzamuca inyuma kweli. Oya ibyo kumuca inyuma byo ni no. Uyu mwana rega ntabwo aba mu gihugu. Nuko yari yaje. Diaspora Diaspora USA. Nuko nyine aba yaje. Twitema tukuraburizeho gatoya. Noneho asubire mu gihugu cye. Asubire mu gihugu cye. Bakwambonye. Ego mwana. Nanjye ndarenze ariko nibyo bro iyo uri isanzura ugomba gushaka n'ibisubizo
akoze ibintu wayoboye nabibonye ibintu ni wane aze karazirega mubwire haje nakaravuga ati ni waba nta maniga ajya bibazaho yatwibazaho se yatwibazaho tuhita tubatayabuze baze nk'umuye musi ukaba ari n'umunyamakuru ewan ukaba ufite icyana ubundi twebwe abahungu tugiye tuvuga ngo dore icyana ariko wowe none uri cya kindi cy'ubwanwa cyawe se nacyo uravuga ngo dore icyana Oya njye mfite igikobwa. Abona no mfite igikobwa kigenzi cyane. Ariko hari abafite ibihungu bifite ubwanwa. Ushatse kuvuga ngo Jihad. Okay. Umve. Merutse kuvuga ngo uramwumva? Merutse kumva ngo umukameramani wa 3D ngagiye ngo Jihad agiye kumuterera ivi. Kabaye kakubayeho nge ntabwo mpari. Ibyo bintu utabikiramo. Ndi umunyamakuru wa showbiz ariko ibyo ngibyo. Nane se si bagenzi banyu. Ni bagenzi bacu. Novuga ati inana. Inana. Kirisizi yarabivuze. Ati inana. Ngeti teto. Ariko se ari wowe n'uyu mugore ninde umugabo ni? Ase kuri kutwinjira bro. Genda gake. Ibintu byo kutwinjira ntabwo ari byo shu. Umugore ninde umugabo ninde? Kubera iki se? Wowe uri mu rugo rwacu. Ako dukeneye kubimenya. Ukeneye nitubikiranze uzabimenya. Niwe mugabo. Ibyo ni impamvu zacu tugomba kumenya. Uzi ukuntu mbi kubibona uriya niwe mugabo kuko umugore aritonze umugabo arasaku. Ni abagore se b'amafubuzi kakubayeho. Haje abagore b'amavubi s'il vous plaît. Usibye ko twebwe tukwimya amakuru ntabwo tukubwiye niba ari umugore cyangwa ari umugabo. Okay? Uramwumva si nk'ibyo se twarabamenye. Uragira ngo acece kutange pase. Yarata answer. Ushobora kuvuga ati ninge mugore ejo ukabona yanshiturije nk'ibindi bintu. Kandi nta makuru tuguhaye. Ariko mwese kube ariko ari ikintu kimwe nibaza. Kubera iki abaraze bien cyangwa se abatinganyi. Mwese mwibanda kwa kwinezuye na bar ariho mwese tubasanga ariho muri kunywera. Nawe ni wese tukwimya amakuru icyo kibazo turagisiga. Ariko birarandeba reka nkubwire ibi bintu bundi ntabwo twakabyemeye mu muco nyarwanda. Kumva ko abakobwa babiri bakundana mu rugo usiko mushigaje kuzambekana impeta. Mwisha umuco nyarwanda. Nta kibazo bigira bara. Nta kibazo na kimwe. Mama wowe muganire cyangwa abavandimwe ba. Bagomba kubyakira kuko nibyo nahisemo. None se ubona uzababyarira kandi icyo kibazo. Bitari kufite ikihe kibazo. Nizo nzira bro. Barabyemeye nyine tu. Tufite gala. Cyane. Uzizina rye. Ndamufite. Tende. Yavuze gazaza nakataraza. Agiye kumubyara. Ugiye kubyaza umwana. Hanyuma rero sasa Galaxy. Ati reka shituri cyane. Ubu uragishituye. Mama wabakubwiye ngo iki? Habaze ibi ni icyanyarwanda. Weho ubaye nka babandi. Umuntu arifashe ashyize aho ngaho icyuzi cy'amafi. Ayashyizemo amezi 6 amafi arakuze. Ngo yewe ngo tujya kuroba. Weho uri kumaza mama bivuzeho iki cyabivuzeho birakureba. None se uzaje mu bukwe. Mufite n'ubukwe se? Uzaze mu bukwe bwacu burindire nabyo tukubwiye. Ntabwo twabyemera ka tubibaza umugore ko twasanze ari we mugore. Umugore se ndakubwiye. Ntabwo ibi ni icy'Abanyarwanda. Ndakubwiye ko ari umugore. Utabeshye mufite ubukwe na Galaxy. Burahari. Muri hafi yo kudutume. Arayi. None se muzambara amapantaro muri mwe ntiduzambara ipantaro ndakambara ikanzu. Twabikwina. Tuzambara amakanzu twese cyangwa amapantaro twese. Tuzambara amakoma ariko. Hari ikintu cyambere njya nibaza. Iki yabibaza Stone. Muba mwumva mu nzira nta kibazo bibateye. Inzira zikize kiduteye ikize. Hari waduhitiyemo? Nta kibazo bibateye. Nta waduhitiyemo. Uri proud kumeze tu. Turi proud bro. Ndashaka kumenya. Mukibitangira byagenze gute? Ngo dukubwirize ariko ishura. Galaxy. Reka tugire wene. Tugitangira. Cyangwa mwe mugitangira. Tugitangira kuzana ibintu bya wenda abakobwa bere bagakundana abahungu bagakundana.
kugira ngo bikuzemo ni ibintu wavukanye ni ibintu byari byagenze gute man nyine hari igihe ureba ukabona amaji arakuraburiza bya tari ukahitamo nyine kuyakwama. Bivuze ngo wowe mwasanze amaniga abahemukira? Oya ni agashya twazanye noneho. Ni agashya twazanye. Ni agashya mwazanye? Tugerageze turebe uko abandi baba babayeho. Twagiye tubyumva tuvuga ati wenda ni filime turi gukina ubundi subiza ute. Mwasanze babayeho neza se? Ushaka gusanga na filime turi gukina? Aya nta filime. Ikakubayeho. Ndakweta ikakubayeho we nta makuru ufite bro. Nta makuru ufite. Ako mwatweretse umugabo ninde? Ntuzatwishunge. Sakwe Galaxy. Soma. Babiri bahuje inyinya barabana. Ngicyo. Uzakigusubiza ubuta. Ewe ni ngwajya ni kuri Iris TV byabereye. Ni kuri Iris TV byabereye. Uraje wikubise mu BMC, uvuye mu itangazamakuru naryo ririmo. Byose. Uraje ukoze kuri televiziyo na radio. Uremsinze ubaye muri timu y'abantu barenze hano mu Rwanda. Uhise wishura avuga ati ngiye kugira ngo nkundane n'inigi ry'umufungo wanjye. Reka nkundane n'icyana nihitiyemo cy'ikimetisi sha. Wamoy ni mu diaspora from USA. Ko ntabwo hano afite uri gukora hiki. Ako se ubwiwe n'iki se ko narabwogusha. Ibi ni ikibayarwanda. Baby story rwose nawe rwose. Umugabo n'uyu. Ntabwo ari we. Nanjye ndabufite. Nanjye ndabufite. Nawe urabufite. Ababoro buri abagabo bagira isoni rimwe na rimwe abagore bari kuvuga nk'amasasu. Wapi hari umugabo w'inshinzi. Hari umugabo w'inshinzi. Kimwe nuko hari igisanga hari umugore witonda umugabo ari inshinzi gasanga umugore ni isasu umugabo aritonda. Gutyo kandi twe turatandukanye. Noneho ndashaka kumenya life y'abantu babiri babana. Bo biba bihagaze gute? Kenshi nyine iyo bahuje ibintu biba byoroshye. Hanyuma uvuze ko ari igihe umuntu wakundanye n'amaniga akagutererana ugahitamo kuvuga ati reka nishakire umukobwa dukundana. Reka ndebe iby'abakobwa uko bimeze. Noneho ubuzima bw'umukobwa mukundana mubana mu nzu life yanyu muteka mugasangira igitanda kimwe byose bimwe mugahuza n'umubiri. Ndetse uyikubwiye ibyo ugira amagambo ugira umunwa ugira umunwa ariko mbega umunwa. Mubana mu nzu murakundana mufite ubukwe mutarahuza imibiri. Uramenye genza gake turabikubwira ibyo kuri twihuta. Wabonye none hari rihe life itandukanye n'umukobwa gukundana n'umuhungu? Ntabwo nigeze mbana n'umugabo ngo nkubwire ngo bimeze uko. Ariko mwarakundanye? Niba twarakundanye nyine. Birarangira? Byararangiye. Sumbaze ko byagiye. Byari byagenze gute? Numbaze nabonye bigenda sumbaze. Cyangwa ari yabonye aho gutangiye kumwe kuraho ufite konotereti naye niboneye mu diaspora. Naye niboneye mu diaspora bro. Ubu wabona nasubire amahunga. Skuru byagenze se. Naje ubundi umuji yaratangiye kugwamo fresh urumva. Na mini yaraguyemo ariko ngewe nta makuru mfite. Ukwezi kurashira tumenyanye. Nkajya habora ari nkamubona tukabyina nabirenze gusa we anzi urumva ndangije nanjye ikintu nakoze twongeye guhura bwa kabiri bro duhuye noneho ahita ivuga arambwira ati naragukunze ibintu nk'ibyo hashize igihe noneho hashize igihe ndangije mbona umudiaspora uwo ngo yarampropoje uwo mutipe yarampropoje nyita nibonera umudiaspora bro ndangije nkabona mwana ari kwigwamo neza amagambo ni wane turyoshye tugambo turi sweet tumeze ukuntu niga nahise nyita yahuzu bro Galaxy wakati niga nahise nyita yahuzu nta n'ibintu bya danje burya icyambere urumva uzumva umuntu ukubwira ibintu bizima bro ibintu byubaka byakugeza kure. Wasanze icyana cy'ikindi niba umwana mbyenga zanjyana twigire gucilinga USA se ni gute waba ukiri kumwe n'iniga y'inijanga muri iki gihugu? Ese niga yakuryaga umufungo cyane ukayuha se? Rega mane bro tugira umutima wowe kugira ngo bikugendekere uko byagenze gute nawe wari ufite iniga zihitamo kwisungana Galaxy kandi njye nari narabivuyemo bro narabuze undi nahitamo wihitiramo Galaxy. Haje umukobwa ukoma akumva n'izina rye Galaxy bro isanzura urakoma hejuru yumvikane ko ari wowe mugabo nyine uramukoma none ase bite uri kwihuta nawe rero ari kugenda asimbuka uburyo ukundanyemo na Galaxy n'uburyo wenda abo batipe mwakundanagamo
uburyo mukundanamo ibyo byari bimeze gute ubu bimeze gute none urukundo rwanyu na Galaxy bifite itandukaniro ntabwo umukobwa ateza stress nk'umuhungu no kare bereki umuhungu anywa inzoga umuntu agasinda abyifuza umuhungu anywa inzoga agasinda agafata undi ikintu ndi bwibaze buri wese ari bwibaze uri mwiza na Galaxy ni mwiza ubu nta muhungu wabatere gute se byanyabyo se yakanca inyuma yahera hese oya ahubwo natubwira hano yacu yabikora gute se nese muri bose muri kumwe tumeze uko ariko wamubonye ko mba mwambaye ahari niba arabizuminga bakakabona neza ufite n'urufunguzo rwawe ewana ki y'umutima we n'ingufuri narafunze nta mutipe waza twinjirira yo muri iyi minsi project ufite zo kwemsinga hari ibitaramo byinshi twabonye ufitemo za Musanze nahe n'igitaramo twabonye uzemsingamo cyo kurwanya ibiyobyabwenge muri stade so uri kudutegurira iki none kugira ngo dusoze ikiganiro cyacu ikintu navuga ndimo gutegura icya mbere buriya ntuzakore kugira ngo winjize cyane ntacyo watanze ikintu ngiye ndi gushaka gukora nshaka kuzamura izina sibyo kandi nkakora n'ibintu abantu bakunze bibafitiye n'akamaro bifite icyo byahindura n'inana yawe ukayisohokana mbere cyane ubu nayisohoka inso wabonye ko byabereye kwa kwinizwe n'amase kwa kwinizwe mu gakiciro bro ewan harashye niho byabereye bahamusaga umubebi mwiza w'inzobe nawe niwe ako se baby stone arakano ko kurengera ntabwo ariho barakwica wowe ubwo urataha barakwica ayo se kurayariza oya baramuzi kariji ayo se turayariza gusa nyine icyo nababwira ko ni ahantu hajya habera ibintu birenze yani karibu hari byose utuntu dukonje udushyushye ewana ni wane ni wa ba ni wa ba project ufite ubwo turazitegereje imbere ewana nibitege mfite project umwana wawe arasubira muri diaspora ryari se sha muri diaspora mu gihugu aragenda vuba ntabwo afite igihe kinini ahangaha use n'ugende uzasigarana n'irungu ntirizakwica ase wabyibagiwe bro warawufunze narawufunze niwe ugomba kuwufungura nawe uzaza nza naho renge ngo nkwe izo kabiri z'i Kigali twarazihaje Galaxy uramwizeye iyo ugiye hari cyane nanjye ahubwo mubaza ati we muradutumira ryari mu bukubura menya ibyawe turagutumira umenye ibyawe yeze reka tugushimire Galaxy we n'umukunzi wawe murakoze cyane yeze reka nanjye bashimire cyane ni Baby Son umuhungu w'Abanyarwanda kuri Iris TV nongere shimira abantu muduha ibitekerezo ndetse byinshi cyane mugenda mutwunguraho kandi turabyishimira reka rero mbashimire cyane ko twabanye amukurikirana ikiganiro cyacu rero ukande subscribe share ndetse na comment ndetse n'ibindi bitekerezo mukenera kutugezaho